basi nyine mu gihe nashoboye kuba ntaryama nawe ubinkorere. Nyine noneho basi ubu mumfate kujya ajye mu nda atazazana n'ibirwara cyangwa abantu bakamugerekaho inda bakamubeshyera. Umhora iki koko? Njye nawe urabizi ko nta kintu kiduhuza cyatuma dusomana. Noneho ku munwa kweli. Akoje. Ikintu ushaka ko kiduhuza kirenze kuba ngukunda niki? Njye niyemeje kuba umwizerwa hano mu kazi ndetse no kwa Christian. Ngomba kubivuga byose uko bimeze. Shenza. Masu, wambabariye kuri uyu munsi arengeje ari wowe. Oya. Messenger. Niba Joy mutameranye neza muri ibi bihe. Uretse nk'abakwiherekeye. Ko n'ubundi urimo ibi bitakoroheye. Ibyo utangiye kandi nawe. Wenda gusaba kumfasha ukaza kuntwera ibyo nagusabye. Wiba umwana we kora igishoboka cyose kugira ngo wubake urugo rwawe, sibyo? Yewe niba nibinanga twajya no mu bapfumu twajya nahe ari kugumana umugabo wawe. Icyo kintu uri kucyumva neza? Nta kuvuga ngo abandi bako Yesu tuvuga aramutsa nteyo nda. First of all ntago nayikuramo. Ibyo bintu ndabizi ko nabikubwiye kuva kera tukiga. Ku munsi habayeho accident nk'iyo ngiyo. Nzahebera urwaje. Ubwo sayine. Naragukunze urudashoboka. Sinjye wabihisemo nikanze ndi mu maboko yawe. Mbabarira nanjye sinjye. Biba bivuze ukuri nk'umutima uragugahirwa nawe. Mbabarira niba naragukunze urudashoboka. Sinjye wabihisemo nikanze ndi mu maboko yawe. Nanjye sinjye. Mbabarira sinzanywe n'uturingusho tw'abasizi. Cyangwa se imitoma ituma umutima utuza. Ahubwo nzanywe no kugusobanurira. Betty. Nanjye sinjye. Tunubitse? Ngiye. Hano se guti. Christian yagutumyeho? So uranyakirira hanze nta no kuma karibu. Tebanze ume karibu umuvugisha ibindi byose wananyakirira. Kamuntu bwira nimba ari Christian yagutumyeho mbimenye nta kibazo. Ako se none ko n'iki Christian mutaziranye yabagutumyeho mu buhe buryo cyangwa Jasmine yagutumye? Jasmine yano? No. Like no kubanza nyine gusa. Nagari hano. Betty. Mugizi kuri ndabizi ko mu maso yawe hadasa nk'umuntu ubesha cyangwa indi ryati. Niba Jasmine ari hano mbwira ko ari mu bintu binza nyanga. Please. Umva mfite ibibazo byinshi, mfite stress nyinshi. Jasmine nawe uri hano. Mbabarira numve neza. Icyaba cyose ugume ku ruhande rwanjye. Ntabwo nzi kigiye kuba ariko ikiri bube cyose ugume ku ruhande rwanjye. Ndagusabye. Urabizi ibintu byanjye byose nta na kimwe utazi. Ndamutse mbuze umugabo wanjye cyangwa se bikagenda nabi, urabizi ukuntu nabaho, urabizi byose. N'ubushuti bwanjye nawe bwahagarara. Ndakwinginze
ugume ku ruhande rwanjye. Beti nicyo wari umamagariye kuko icyaba cyose nta wundi najya ku ruhande uretse wowe sibyo? Kubera ikindi kumva mfite ubwoba. Tuza nyine turebe ikibazo kuvamo kandi buri kintu cyose kiba kibagena by'ubuzima bwawe sibyo? Ntupanike ngo wumve ko Ibaze ko yavuze ngo agiye gutumira inshuti ziwe, nanjye muri inshuti zanjye ebyiri nkagutumira na Jasmine, none umva reka guhangayika we tuza, ntabwo ari ngombwa ngo upanike, witegereza turebe sibyo? Sibyo? Ndi ku ruhande rwawe kandi urabizi sibyo? Okay. umva reka dusubire iwawe. Wewe. Vipi Saluma kama kibaiki pao? Ni wowe kwirira none. Ariko ubushemusa nzamugire gute? Ubwa mbere na mbere yakuzanye ahantu hatari ngombwa hibanga. None muje na hano? Akuzanye naha? Nakuguru waje utuze kwe. Waje oroshya ibintu ariko. Waje oroshya ibintu. Imwifate garo kabisa. Shemusa uramurenganya, Shemusa suramubona ahangaha. Shemusa nta kintu ugeze ambwira na gito. Sibyo? Ntabwo wahamenye ute? Ntabwo ari wanzanye ahangaha ni ngewe wizanye. Uhamenye ute? Uzanywe nande? Shana ubundi abantu yo mwogosha umusatsi wari ugiye kuzansasa. Uzi ko wari ufite bya bisatsi byawe bitise. Shana uri kabisa. Beti. Kare ni sawa? Beti nta Masudi. Tinze bimaze bite? Oh, karibu. Karibu. Nasıl bite? Sawa. Ça va, Chris? Ça va. Tu vas bien? Bienvenue. Ça va? Merci. Ça va. Kuikanze biti. Masudi sawa? Sawa. Simama se waza ukambwira. Ni njye wamutumiye umushyitsi wanjye. Kuri gate mpabonye umuntu. Sinzi ko ari umushyitsi wawe cyangwa ari uwa Jasmine, kuko mbonye Jasmine ari mu gikari arimo kwitaba telefone. Ariko icyo nkubwira cyo, uwo muntu hariya ameze nk'umusazi, ameze nk'umuntu wacanyikiwe. Urabizi neza ko Jasmine muri ya minsi yari ameze nka Jasmine neza. Njye nta mushyitsi mfite ubwo wasanga ari uwa Jasmine. Reka kamuhamagare tujye kumureba. Gute wowe? Sawa. Ugezwa n'iki se? Hano naje kureba. Abantu? Wari uje kureba nde? Nashaka kwinjira hano naje ndi umutumirwa. Kwinjira? Umutumirwa? Watumiwe nande se? Ntabwo Masudi wabwiye se?
Oya. Nta kintu yari yatubwiye. Musanzwe muvugana se? Aho sinzi impamvu utababwiye ko watumiwe nande? Aje kwa Betty na Chris. Abo bukwe burimo kuberamo hano se baba bagutumiyemo? Yeah. Ni Uganda se? Ubwo bukwe ni Uganda burimo kuberamo hano. Si umuntu wo kwa Chris. Okay. Ugiye gutegeza hariya. Hariya. Okay. Turasa. Masude hano hanze tugize ikibazo. Ya. Hari umuntu witwa Junior. Yes. Araje hano ngo nimwe mwamutumiye. Okay. Ndakumva. Yes. None nta kibazo mwabwira Jasmine na Betty bakamanuka. Okay. Hey, babe, please, babe. Oh, babe. What's happened? Why are you calling babe? Come Baby on, one. babe. Wow. Babe, Robbie's gonna have one fit. Wow. Ntabwo waba utamfite. Please. I can't. For what? So igihe cyose tumaze tutabonana umutima warahagaze. Right? Who are you fooling around? Urabona ndi wa mwana wo muri high school. Utera udutoma twa Ntabwo waba utamfite. Babe, please, babe. Can you please stop calling me babe? Can you? You know I can't live without you, boo. You can't live without me. Ariko waba ufite Jennifer, right? Come on, boo. What's new about Jennifer? Okay, fine. Jennifer muvuganye mukuru wanjye. Oh, yashijinaga. Ni umukobwa wari inshuti yacu. Nako nagakiri inshuti yanyu, asigara inshuti yiwe. Bamaze iminsi bagendana kandi birambangamira ngiye kubona abantu bagenda. John ntabwo wakora iryo kosa. Nibwo ufite wangiza amahirwe nk'aya. Kuba ufite umukobwa mwiza ugukunda cyane noneho wangizwa kure y'ibyo. Nizere ko ari byiza. Ko aya mahirwe ntabwo azongera urumva amahirwe waba uri kwangiza. Ntabwo wabona umukobwa mwiza nk'undi ugukunda nk'uko agukunda. Nukuri subiraho pe. You know what? Ariko umuntu agerageza gushaka umuntu akiyoboza. Just go home, okay? Don't make a scene. Just go home. I will. Come. Just go, okay? Don't make a scene. Just go. Okay. Just go. Make sure ko nagaruka ngaho atari bwinjire mu bantu. Yego? Wabyoroshye. Turinda byoroshye neza ku muntu. Basi. Jennifer. Umeze neza se? Turashima. Namwe ni amahoro. Turi amahoro benshi. So uzi icyo gihe wampamagara?
nziko na telefone yawe nabuze ati umuntu ko mu dekrisi se namahoro nawe ubirangije ikintu wambwiye ngo uzaze mu rugo kandi ntege muzayimenya noneho ushizeho ngo Betty ntabimenye nabuze ati ibintu namahoro cyane ko Chris amubwiye ngo nzaze mu sister wanjye atabizi Mesi byani ngo burenze pepe hari impamvu nyine ariko humura nta kibazo amasaha yatugendanye kweri amasaha n'abanyafurika mwo bacamwe muntu ngo rero numvise nuko nari nabifashe nka brage ngo iyo ushaka guhura n'umuntu saa 2 ngo umubwira saa 1 kugira ngo wizigamireho isaha imwe y'ubukererero ibyo byagutungura abandi basigaye bashyiraho amasaha 2 imbere kugira ngo gahunda yawe bwitiyo yohaniremo hako nabisanze indoto none se hari abandi bakiza bitegura abantu dufite gahunda no kumbona amasaha yawe ari ikibazo ejo bundi hari umuntu uretse ko byaransekeje ku ruhande rumwe hari umuntu twagomba guhura muri business talk tugezeyo dusanga umwe mu bo twari guhura ntabwo ahari kandi tugiye kuvuga ibintu birimo amafaranga n'akazi noneho agezeho barabanza bamuhamagaye ngo ko watinze ahita avuga ngo none se ngo abandi ngo bahageze nanjye nzi ako ni nabyo akenshi usanga iyo ugiye ugategereza abantu benshi atabyishimira ukabanza uhamagara Oya ariko utimwahageze cyane no kubaza ngo bahageze nyine buriya nuko zikoreye gahunda abantu bose babaye ngo abanyafrika usanga umuntu wamugesa mbasata mbese byabaye abanyafrika ko duhindura ariko zigutegereza Jenny mubikora gutyo nawe mugomba kwizigamira igihe mbere yuko abantu bahamagaye baje no ntabwo ari bose ariko hari abantu bakira umwanya batawitaho banegurija isaha ugasanga nimba ari saa 2 akavuga ati ni bimwe by'abanyafrika mbese byabaye indirimbo akenshi bikunda kuba barega ugasanga ni gahunda n'abantu ariko ukabanza guhamagara kugira ngo utagerwe nawe ugategereza ntibaze no byoroshye ese ibyo bintu by'abanyafrika Jasmine mwamwihangana ntabwo ari buboneke mu kiganiro cyacu ntabwo ameze neza ararwaye se yatashye cyangwa no ari mu cyumba nta kibazo maso washatse se uko uzana icyo tuzimanira abashyitsi ngo bataraza nta kibazo bashobora kuza kuba nka cyagishwe abadahari kabana reka mbarere igishwe murakizi se mugani w'igishwe tubwire igishwe cyagiye ahantu kirabyina ariko kikabyina ibitajyanye n'ibyo abandi bari kubyina bajya ibumoso kikajya iburyo bati mbe gishwe kubyina nabi kiti munyihangane naje nkerewe ariko mu by'ukuri ntabwo nuko cyaravuga ati njyana mwatangiriye ntayo nzi cyo cyaje kinjiramo kibivangavanga gutyo igishwi ni igisimba igishwi urabizi ubuhanga bw'abanyarwanda ahanini ibintu byabo babirenguriraga mu migani baba bashaka kukubwira bakarengurira ku kintu runaka bagaca umugani barengurira ku nyamaswa ariko bavuga umuntu ntabwo nari bujura igishwi ni inyoni yitwa igishwi ni inyoni yitwa igishwi ntabwo numvaga ntabwo numvaga nyine ko utazi igishwi icyo ari cyo urumva ndabizi kubarusha ngo nabo harashyushye nawe wambaye n'umukara nafumbise hashyushye cyane ngaho mbwira ikintu ushaka kuri boss wanjye wari tugenda bro mburi juru nta kintu na kimwe nshaka kuri boss wawe okay uburi juru se w'ijuru waribona niyo haba hari ahantu bari kopa nta wari gukopa
kereka ibare rya papa wawe akariguhera ubuntu. Mbwira. Ariko bro, ubundi vipi zawe kweli? We hari ahantu nzi ko buryo ushobora kuvuga yuko ntashobora kubona ijuru. Tuve muri ibyo. Mbwira icyo ugendereye. Ndabizi neza ko wabeshya Shemusa akakubwira inzira zose wanyuramo kubasha kugera kuri boss. Ese ubundi waba ufite umugambi umwe na Clovis kwigeze kumbwiraho ngo ntitudakora ibyo ashaka ngo tuzasubira muri Canada turi Mirambo? Cyangwa umbwire ngira icyo mbwira abasore hano bagira icyo bakora ari wowe umurambo. Amen. Reka mubwize ukuri rero, okay? Je naje gushaka Kalisa hano kugira ngo tuganire nk'abagabo. Anje ni inama. That's it. Muganire nk'abantu b'abagabo. Kuva ryari wowe na boss wanjye muganira nk'abagabo? Gute nkawe? Hey. Oh, frère. Ça va? Ça va, donne un chérie. It is. So, My brad. ndashaka kumwobereza. That's it. Meze neza. Sorry. Mumbabarire nabakerereje pe. Cyane amasaha y'Afurika. Okay. Africa. Yes, mwakoze rero. Mwakoze mwese kwitabira ubutumire bwanjye. Masudi. Yes. Mazimano se twagusabye ari Nageze muri Africa nsanga nta kintu kirimo ariko natumeka tuba hano hanze. Reka dukwite tubangura. Ndase ku ntego kubera ko ari akazi mfite ngomba kujyamo mu minota mike cyane. Kandi tugomba nyine no kuganira. Mwakoze rero mwese. Nabatumyeho Claire, merci. Na mushiki wanjye, merci. Masudi, as usual. Beti nawe wakoze. Kuhaba. Gusa mbere yuko wenda ngira icyo mvuga kijyanye n'icyatumye mbatumaho, nashaka ko Beti niba hari ikintu icyo ari cyo cyose ashaka kuvuga mbere yuko ngewe mvuga abanza kivuge, ubundi ubwo nanjye nkomereze. Jewe urebye nta kintu mfite cyo kuvuga cyane ko ni gahunda ukuntu yateguwe nazo ntabwo nzi ukuntu yapanzwe. Beti, ushaka kuvuga ko iyi gahunda nta kintu kimwe wari uyizi? Wowe n'umugabo wawe murabana mu nzu ntumenye ikirimo kujya mbere. Urambwira ko gahunda yose umugabo wawe yateguye utayizi? Umudamu abana n'umutware we mu nzu, ibiba byose ntamenye uko bimeze. Pas possible. Chris,